Tukaba tuje rero ku kiganiro cyacu cya kabiri nyine ngira ni Kagame n'urubyiruko rurageretse. Mwabikoze mwiherereye mugira ngo abana ntibabireba, bamwe mubicira ababyeyi mugira ngo birarangiye, none nyuma y'imyaka 30 birimo biragaruka. Reka ntangire mwiyumvire. Tugeze ku mfumisha abanyarwanda, muza mukababeshya imyaka 30 n'uvuze wese mukica. Rero nshuti zanjye nicyo mbabwira, iyo ugeze ibyo mbereka ingero z'uburyo abantu batwiciye umuco, batwicira ubumwe twari dufite nk'abanyarwanda. Iyo ugezeho kuri icyo kintu cyo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, bw'abatutsi n'abahutu b'abanyarwanda bagasubirana ubumwe nk'uko Habyarimana yari yarabibigishije. Ndaza kubabwira disikuru ya Habyarimana yavuze 1994 nk'izo yavugaga. Uranyumva neza? Iyo ngeze kuri umushinya agahinda, ariko my friend, niyo mpamvu nta n'umwe nkunda. Nabonye inama z'igiciro umuryango, mbona inkotanyi z'igiciro umuryango, mbona zica imiryango y'abanyarwanda. Nzakunda nde mwambukame? Ibikoryi by'abatutsi bikazaho bikavuga ibintu by'ubugoryi, mutazi ko abantu aribo bishe abatutsi. Ibikoryi by'abahutu bikaza bikavuga ibintu mutazi ibyo mwafatanyije n'inkotanyi mukica abatutsi, mukica n'abandi bahutu bene banyu. Jenerali Kayumba arababwira ati iyi mbwa ngo ni Kagame ku kitarazi babwira ibyo yakoranaga na Habyarimana. Ese bakiraga ikarita se cyangwa basangiye abagore se? Ubwo Kayumba yavuze gukorana na Habyarimana n'ibyo yakoranye na guverinoma yose, n'abo bakashuga n'abandi, n'abo imiso z'urabwenge zashinze imitwe y'interahamwe bagatabarwa. Ariko umututsi wo mu Rwanda, garura ubwonko bwawe umenye gatabarwa ninde. Gatabarwa ntibagosora se? Gatabarwa ntibagosora? Kuki mwirwa muririmba bagosora? Mwaravuze ngo hariya bazatangiza imperuka, hanyuma se bagosora afite amaboko 800 kurya. Kuki mutareba uwamushingiye ingabo zamufasha gukora iyo mperuka? Ibikoryi gusa fool, stupid. Reka kuyobya urubyiruko rwanjye mwarayobye bwanyu, mukomeze muyobe, muzahinguka mu mwobo aho muzayobera, ariko ntimuzigira muyobya urubyiruko rwanjye mfite mu gihugu. Ndi kubaka urubyiruko rwanjye, iyo n'undi murongo ukomeye cyane wa gatatu uri gusonga Kagame. Bwarabizi ni mu mutima wabo, mu butaka bwabo, mu ngo zabo, mu bitekerezo byabo, no mu byo bagenderaho byose. Bagenda no kubyo nanabubakiye, n'ibyo bakoresha no kugira ngo babeho, igihe wabibubakiye. Kagame arabifunga. Nubakiye abanyarwanda online sales YouTube, uraza ufunga monetarization. Njyana YouTube mu Rwanda monetarization yari hari, twahembwe inshuro nyinshi cyane. Uraza uyikora kugira ngo bicishe ubukene. Ariko ngiye kuza kugarukaho uburyo mwatagiye kubakusanya mukabashyira hamwe. Ntabwo bishoboka. So ikintu cyo gusubiza abanyarwanda uko babaye, reka nayo kuba ngo no kubahuza cyangwa ngo kubakundanisha, no, kubasubiza uko twahoze tubaho, turi mu rukundo, mu bwisanzure, tubana dushyingirana. Uranyumva neza? Voilà. Ngira ngo murabyumvise rero. Ngira ngo muramuzi nyine n'umusangiragendo bita Badrama. Arakubwiye ati ninjye wabibubakiye. Ibyo rero ntibyagutangaza, nduhungirehe nawe bamutwaye kuko niwe wabibubakiye. Ngira ngo mwumvise ko bamufunze nyuma yuko Kagame avuye mu gihugu n'abahunze n'umuryango. Benshi bamwe baravuga bati yagiye muri vacances. Muri vacances nibyo, ariko nta kuntu ushobora kugenda ujye muri vacances kandi igihugu kiri mu ntambara. Hari ibyo udashobora, hari ibyo wirengagije gushyira mu mategeko, cyangwa se wirengagije amategeko mpuzamahanga, ibyo yagusabye gufata umuryango wawe ugende wihishe, habure n'itangazo rya perezidanse cyangwa se rya leta rivuga riti perezida w'igihugu cy'u Rwanda agiye mu ruzinduko cyangwa se yagiye muri vacances, nk'uko n'ibindi bihugu bibigenza. Igihe yari uvuye mu gihugu wihishe cyangwa umennye ijoro,
nta cyatuma abaturage tutavuga duti Kagame arirutse arahunze aragiye. Nyuma yo kugenda ngira ngo murabona harimo haraba imikwabo, biba ko igihugu gisigaye mu maboko y'abasirikare, kuko nawe nubwo yakwima imyenda ya gisirikare ariko ni umusirikare. Banga igihugu gisigaye mu ntoki za Bakabarebe, za Mubaraka Muganga n'abo bajenerali bose bavuga bati n'ubundi niho hahandi hacu, dore igihe kirarangiye, reka n'abari basigaye tubahombye, niba ngombwa bomongane bagende. Ni muri izo sanse barimo bakorera abanyarwanda ibyo bintu. Mukaba muzi ko umuntu yarishyuye umusoro w'igihugu, nta deni abarimo, yagiye muri banki zanyu afatamwo imikopo, kugira ngo rero noneho umuntu amubabaze, muravuze muti ibi bintu nta na garanti tumuha yo kuba yabicuruza ngo abimaremo, reka tware nabyo tubijyane. Nta muntu ari wavuga ati aba bantu tuzabendaminiza gute, nta muntu ari wavuga ati aba bantu bagomba kubaho uku nguku. Reka da, abaturage bari mu majune, bari aho gusa gukora ko igihugu cyafashwe n'abantu bafata intwaro, cyafashwe n'abantu bazi kurasa neza, kwica abantu ku rwego mpuzamahanga. Abantu baravuze bararushye, imiryango mpuzamahanga yirwa irekana ivuga iti nyamara murekera aho ngaho, reka da, ubu abanyarwanda nibo bagiye kwicwa n'inzara, ndetse niba ngombwa mubahukemo munabarase bagende, kubera ko hari poroje mukeneye gushyira muri icyo gihugu mudashakamo kavukire. Si ibyo ngibyo, ibyo by'ibi Batarama yarimo yivugira. Aha ngaha rero reka tutirwa tujya kure, nyine haravugwa ihunga rya Kagame n'ifatwa rya Nduhungirehe. Nduhungirehe we no muri Bibiliya biranditse, igihe cyose ugambaniye ubwoko bwawe abaturage bagasengera ureba, nubwo uri minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariko ufite ubushobozi bwo kubwira leta ukorera ko rubanda uvukamwo, we minisitiri Nduhungirehe, imerewe nayo barimo basengerwa, amazu abantu barimo bashimutwa, abantu bashize. Ariko kubera ko mwiyemeje guheka kujya mu mujishi, ari nacyo abahutu bavuga bati ntabwo ntukanye, ariko iyo ubirebye usanga ari nka ko bimeze. Abahutu bamenyereye guheka kujya mu mujishi, ibintu Kayibanda yabuzagije twe tutari twanavuka tukaba twarabisanze ko Kayibanda yavuze ko nta muntu uzongera guheka undi. Simvuze ko mujya mu mujishi nkuriya wa kera, ariko nk'iyo ugiye ugashyira ibinyoma hari ukavuga ngo u Rwanda ngo rujya muri Kongo ngo kubera ngo FDR, kandi FDR umukuru wayo mumubitse i Kigali. Ubwo se niho utagiye mu mujishi ukajya kuvugira ikinyoma, kugambanira bene wanyu bari hakurya, kuvuga ngo ntabwo ngo FDR ngo yagombaga, cyangwa abo bantu bitwa FDR cyangwa Bahutu ngo ntabwo bagomba kuza ngo baganire namwe mwicare mu yacoce murangize intambara muri Kongo, ahubwo ngo bagomba kuba demantere. Evode nawe ngiye kumva bavuze ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo se mwamutaniye n'aba bantu nyine batwigishije mu bitabo cyangwa dusaba mu bitabo bitwa imihirimbiri. Umuhirimbiri namwe bajyaga munsi y'urutarure rw'umwami arimo ataha urugo, bakamukomera amashyi, umwami ari hejuru ari gutaha urugo n'umugabekazi. Cyangwa se umugabekazi yaba agiye kuruhuka, uwo muhirimbiri ukaza ugashyira intoki mu matwi ukajya ushimashima ngo umugabe asinzire, umugabekazi asinzire. Sibyo by'ibyo mwigwa mugiye aho mukagenda mukaryoshya muvuga ibintu bimarisha bene wanyu, bimarisha rubanda, bimarisha abahutu bene wanyu, mukibagirwa ko namwe bazabashyiramo. Ahubwo yabonye Nduhungirehe bari bamugize nka wa muvugirizi wungirije, nawe batambikanye ukuntu, kuko ibintu mukora birakabije. Ntabwo umuntu muzima ashobora gukora ibyo nanjye ndi umwana ngana uko nguko kuri mwebwe, ntabwo ushobora giye kugambanira umuntu. Umutima ntawo nabona wo kuza muvuge ngo ivote nibagire gutya. Ariko kubera ko abantu wenda ngo babwiwe ko kujya mu mujisha ari byo bintu byiza, guheka ingoma Karinga Kayibanda yabuzanije ari byo bintu byiza, ukajya ukavuga ngo bagomba kudemantera, ruvuga ngo nuguhanagura, kurasa, gutsemba rubanda bamaze imyaka 30 babundabunda mu mashyamba. Ese ubwo mujya mukeka ko namwe ibyo bintu bishobora kuzabaho mugahunga? Rero ngo barababeshye ngo
ngo muzarwanira ngaho ngaho ngo kugeza bigize. Ntabwo ushobora kurwana na drone, udashaka kutabatabwa na drone uzahunga, ariko nubishaka uzaguma aho ngaho. Nkaba nihanganishije rubanda, nihanganishije bene bavuga ati mumenyane kavukire, mumenyane, kuko umucamanza ni igihe nicyo kibura gusa kugira ngo urubanza rujye ahagaragara. Ibyo bintu abantu bigize bo kujya babacunda ikoba, babasenyera, babazutaguza, babakoza hirya babakoza hino, bizashira bizarangira. Ngira ngo mwabyumvise ko uyu Badrama nawe ngira ngo muramuzi n'umusangirangendo, ni umuntu wakoreye FPR, arangije abona ibyayo bibi, arangije aragenda arahunga yigirayo. Niko bigomba kugenda, abantu bagomba guhunga. Ahangaha rero tuvuye kuri dosiye ya Nduhungire, twigire ku makuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kagame amaze kumva ko bamuhaye iminsi 12 nibyo, guhera tariki 5 kugeza kuri tariki 12 ko agomba kuzaba yavuye muri Kongo z'uku kwezi, niko guhita afata inzira aragenda, kubera ko akeka ko nyuma y'ibi bintu ashobora kuzabaho gushimutwa akajyanwa nka Maduro. Hakaba rero harimo hakorwa isapwa no guhindura inzego mu gihugu, ngo kugira ngo barebe ko wenda abo bajenera cyangwa se abo bandi bose bakwihisha, ntihazagire umuntu ngo uzaga abatware. Ariko murabihaye ubusa, Nduhungire ngo mwamufatiye ngo ku mupaka. Ibyo byose tuzi ko aho birimo byerekeza turimo turahabona. Na Kizito ngo yafatiwe ku mupaka, ariko byarangiye. Ariko Nduhungire nubwo n'ubundi mukoze ibyo mushaka, n'ubundi ntacyo yari amariye sosiyete. Yari umuntu uri aho ngaho gusa, nawe wajyaga aho ngaho akavuga. Nyuma rero y'iyi minsi batanze, biravugwa ko icyo bise RDF cyangwa se M23 batangiye kuzana ngo abaturage babo, barya abaturage bo mu nkambi mu Rwanda, bamwe batangiye kuza gushyirwa za Minembwe, abandi bakajyanwa za Masisi. Icyo gihe kizaze gisanga abo bantu barahageze. Ariko ni mu rwego rwo gukora infiltration, harimo harazamo n'abasirikare bako barimo bitegura ko mu gihe bazajya mu nkambi cyangwa se mu gihe bazajya muri za cantonnement, aba basirikare bashobora kuzinjira muri FARDC bakabarwa nk'aba FARDC, kubera ko abayoboye ruguru muri FARDC ari bo bashyizwe hariya na Kanambe. Bikavuga ko rero infiltration irimo ikorwa nyuma y'iminsi 12 intambara ishaka kuzarwanirwa i Kinshasa. Tukatuma tugura Felix Tshisekedi rero ngo ibi bintu byo gushyira aba bantu mu buzima busanzwe biramutse bibayeho, ni ukureba neza, kubera ko barimo baratega umutego. Ibaza hejo abaturage buvira bavuga ngo tugiye gushyiraho imyigaragambyo yo gushyigikira iyo igiye kwiyongera kw'intwaro, cyangwa se ko leta yaza n'izindi ntwaro nziza shyashya cyangwa zigezweho kugira ngo akomeze kurwana n'umwanzi. Hakaboneka aba FARDC batanga amafaranga ku bantu bafite amaduka ngo bafungure iyo myigaragambyo itaba, barayarya barangije ntibanafungura. Kikaba cyo kibazo rero kiri hariya. Ubwo se umuntu nk'uwo nguwo urumva aramutse abonye uburyo yinjiza abo bantu bene wabo cyangwa se abo ba M23 cyangwa se izo ngabo z'u Rwanda mu gisirikare cya FARDC, atabinjizamo akabacanga matrikire kare nabo bazifite mu ntoki, abo ba generali Tshisekedi yanze gukura aho ngaho, bagahita babahereza matrikire bakimara kugeramo ntibahita babikora, kuko bareba matrikire z'abantu bagiye bapfa, bagahita bamuhindurira izina bakarimuha, bikaba birarangiye. Cyangwa se bagafonda n'izindi, cyangwa bakamushyira no mu barukiri barimo basohoka ubu ngubu, bati nawe arasohotse. Ibyo byose birashoboka, kubera ko nibo bafashe umukono cyangwa se umukono ukuboko kw'icyo gisirikare cya FARDC, akaba arizo mpungegere abantu bafite. Tukavuga duti rero nyamuneka hakurya abaturanyi Burundi sinzajya ngenda ntababwiye, ni ukureba neza igihugu cya Zambia. Katanga barimo baravuga ko ndetse naho ku kiyaga cya Tanganyika infiltration naho imaze kugera, amafaranga bamaze kuyarya, kandi noneho barimo barakoresha aba bantu bo hasi, aba bantu ba shefu
abami nibo barimo bakoresha, ni ukuvuga ngo barimo barabakoresha akaba amashyira hariya mu Rwanda, ngira ngo muri iyo sitwari ko nawe bamushatse hirya no hino bakamubura, bikarangira bamuteza umugore. Ejo nakoze ikiganiro mbabwira ni hari abantu barimo bajya mu Rwanda bakagenda bagahabwa amafaranga, bagahabwa abadamu hariya, bakagaruka bakomvenka aba bana b'abazalendo bamwe, babaha n'amafaranga kugira ngo biyomore kuri leta. Akaba yari umuhungu wanyu Birindiro. Kora subscribe, ukore like, usharinga ikiganiro kugira ngo ibintu bigende neza.